Yes, twongeye rero kubaha ikaze inshuti mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Agribusiness TV Rwanda, umurongo wa YouTube ukugezaho ibiganiro, inkuru cyo kimwe na exclusive interviews zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Kamonyi. Yes, umurenge wa Mugina, turi ahitwa ku Ntasi. Uyu munsi rero ni umunsi w'umuganura ni umunsi w'umuganura 2025. Turi muri Kamonyi. Twagiraga ngo tuvugane n'uyu mama mwatangira mutubwira kwanza ibino bikoresho biri hano ni ibiki? Yego, murakoze cyane. Ngewe nitwa Umuhire Merine. Yego. Ntuye muri uyu mudugudu wa Ntasi. Yego. Mu kagari ka Nteko mu murenge wa Mugina. Murenge wa Mugina. Hanyuma rero muri Kamonyi, mu karere ka Kamonyi. Aha dufite ibikoresho bitandukanye nk'uko umuco wa kera wahoze. Mwabonye hano hari igisabo. Yego. Hari inkongoro. Yego. Igisabo abashyiramo amatangiza bagacunda. Hakavamo ikimuri, amavuta bita ikimuri, amavuta y'inka. Yego. Hanyuma inkangara rero, inkangara kenshi tuzi ko igenda imbere y'inka. Umukobwa ugiye gukobwa, yego, imbere hagenda inkangara ariyo iteguza ya nka bajyanye. Okay, inkangara iteguza inka. Yego. Yego. Bagiye gukwa umukobwa. Hano dufite ibikoresho bitandukanye harimo intara cyangwa inkoko. Oya, ni intara, inkoko iri ukwayo. Iyi ni intara. Ni intara ariyo bagosoreraho imyaka. Intara itandukanye n'inkoko. Yego. Intara hanyuma inkoko ikaba iyi ngiyi. Yego. Ibikoresho bya kinyarwanda rwose bagenda batunyuriramo. Aha dufite akayunguruzo. Yego. Ibikoresho bya kizungu bitaraza twasekuraga mu isekuru nk'uko umwana kwereke sekura. Aha. Agasekura, yamara gusekura maze kunoza, akayungurura. Yego, nanjye reka nsekureho di. Hanyuma nurangiza umwana akayungurura. Ibyo asekuye agashyiramo akayungurura. Mfasha. Yego, harya se gutya bayo. Yego, urabizi rwose. Nuko. Urakoze cyane. Hano rero dufite umuvure. Yego. Umuvure. Tubona ko mu Ntasi hari insina nyinshi. Yego. Hari insina hano abagabo benyere. Uyu ni umuvure. Bengeramo. Ubwatsi se buriya mbona bwo. Ubu ni urufunzo. Twegereye urufunzo hano. N'inshinge. Cyangwa bazitaga inshinge. Ariko iyo twegereye urufunzo n'urufunzo rurenga. Naho se abatazi turiya tuntu mbona turi hariya. Iyo bamaze kwenga rero bikanoga. Yego. Shyiraho. Yego. Igikatsi bagakamura. Yego. Hagasigara umutobe w'intakamirwa. Yego. Aha rero tuhafite n'urusyo. Yego. Kera hatazi ibikoresho bya kizungu. Yego. Kizungu nuko yaje akaduhindura ariko twari dufite urusyo. Yego. Tugasyaho umutsima, tugasya amarwa. Masaka. Yego. Twabigenzaga gutya. Yego. Twagiye kameramani. Yego. Niko basya. Niko basya. Nta muntu usya ahagaze. Oya, baca bugufi. Yego. Bugufi ugafata ingasire yawe ku buryo wumva ifashe neza. Yego. Hanyuma ugasya. Twasyaga umutsima. Yego. Umutsima w'amasaka harya niwe witwa rukacarara. Twamara gusya rero ifu yayo inoze neza bakayita inono. Yego. Hanyuma twasyagaho n'amarwa. Amasaka avamo amarwa. Yego. Kuko kizungu yarataraza ngo agire bazane za fanta n'ibiki twanywaga amarwa. Yego. Imbuto y'umwami cyo bita amasaka. Yego. Murakoze cyane. Murakoze rero. Inshuti rero mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Agribusiness TV. Uyu munsi w'umuganura wa 2025 Agribusiness TV twawukoreye i Kamonyi. Ubwo ibindi byose bijyanye n'umuganura turabibagezaho. Nge ndi Roger Thierry Rado.
abandi urwego rwacu rero rw'abagore hanini niho ngira ngo babwire uburyo ki abagore twiteje imbere. Icya mbere baritinyutse, tumaze kwitinyuka tujya mu matsinda rero hakorekeye imirimo myinshi. Umugore yaritinyutse abasha kuvugana na bagenzi be, hanyuma dushaka imirimo, twihangiye imirimo. Mu matsinda twaravuze ngo reka dushake uburyo ki twakotiza amafaranga tugafunguza konte muri sako. Twabashije kugira amakonte mu matsinda menshi dufite mu kagari kacu ka Nteko. Ayo matsinda y'abagore akora imirimo inyuranye. Ni ukuvuga ngo iyo turi mu matsinda umugore abasha kwisanzura akavuga imbogamizi ahura nazo akabwira bagenzi be, hanyuma tugashaka imirimo ku buryo mugenzi wacu aba atekanye. Uwo mutekano rero turawufite, ingo zibanye neza, turaganira ingo zikabana neza kugira ngo tubashe kugira ibyo tugeraho nuko tuba dufite umutekano. Ingo zacu rero mu kagari kacu no mu midugudu 5 yacu ingo zacu zibanye neza, nta makimbirane. Abo tubasha gusura no kuganiriza nta kibazo bafite, n'ibibazo byari bihari twabashije kubikemura. Rero mu matsinda yacu twagiye mu makoperative, tujya dufatanyije n'umufatanyabikorwa Aride, badukoresha amasabune, tumenya kwiga gukora amasabune. Abadamu uyu munsi barahingirana bakavuga ati umuntu mugenzi wacu tumuvana aha muri uru rwego ajye muri uru. Nanone tukongera tugatangana amatungo, dufite amatungo magufiya. Itsinda iyo turishoje tugira ubusabane, ndumva aho tugeza heza. Si ibyo gusa kandi no mu buhinzi twazanyemo ibyo tubasha guhinga imbuto zibanguriye no korora kijyambere tukabona amata, ndetse no mu buhinzi busanzwe tukamenya guhinga n'ibishyimbo bijyanye n'icyerekezo. Ibi ngibi bigurishwa mu mahoteli, ni ibikoreshwa n'abanyamahanga kenshi iyo baje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turi bukomeze rero n'izindi gahunda, turi buhe n'abana bacu amata. Murabona ko ibi bitagarukira aha, umuganura ntugarukira aha, ubu no mu miryango yacu biri bukomeze. Murakoze. Bita korota. Ntabwo ari byo byonyine rero, murabona iki gitoki, reba n'ikindi hano. Ibi ni ibitoki bituruka kuri insina mwagiye mubona. Twagiye tufata umwanya munini uganiza abaturage kugira ngo duce za nsina z'akajagari bwa bundi butoya. Ubu muturage wese muri uyu mudugudu wacu wa Ntasi mu kagari ka Nteko byibuze abashije kuba afite insina byibuze nk'ijana mu butaka bwe butoya, tukazitubura hakava umusaruro ungana gutya.
izi ni avoka zibanguriye kugira ngo tutaguma mu bintu bitajyanye n'ikoranabuhanga, cyane ko ibyinshi bigemurwa mu mahanga. Ni byiza rero ko dushaka ibijyanye n'icyerekezo, ibijyanye n'igihe, kandi bitanga umusaruro ugaragara. Murakoze. Izi aya ngaya ni amaronji abanguriye, ku buryo amacunga avanzemo n'amaronji kugira ngo rigire ubunini kandi aba ari n'ubwoko bwiza, yujuje vitamine zose zikenerwa. Kandi ibi ntabwo ari ibiraha gusa, buri muturage abwirizwa gutunga nibura ibiti by'imbuto 3 iwe mu rugo, nk'uko bisanzwe biri no mu mihigo ya mutima w'urugo. Yes, nk'uko rero murimo mubibona Agribusiness TV turi i Kamonyi. Abaturage babashije kwiteza imbere barimo barereka abayobozi bimwe mu bihingwa bamaze gusarura. Ari na nicyo kimwe, mwabonye amaronji abanguriye, mwabonye kawunga, mwabonye ibishyimbo, cyo kimwe n'ibitoki. Yego. Basanzwe bakamonyi. Umwe bwacu. amashyi menshi abana bose
abana barakoze cyane baseruka bataha kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane mubasanga ariko reka tubereke n'umuyobozi wa MLP wajaga uruganda rwa MLP mwese muramuzi yigereje abasuhuze umukonguru Nyakwa umuyobozi w'akarere ka Kamonyi nabo mwagendanye twishimiye ko mwaje kujyana natwe kuri uyu munsi w'umuganura mukaza kandi muje no kudutahira igikorwa mwaduhaye cy'amazi. Amazi abaturage bamugira cyane cyane muri ndeko bazi icyo bivuze kuba mwaraduhaye kiriya gikorwa mukaza no kwita ku muganura kugira ngo tubashimire hamwe n'abaturage bose bamugena. Umuyobozi w'akarere ari amazi mwadushakiye ubu ngubu abaturage 342 amazi n'amashuri abiri. Murumva ko abantu barenga 5,000 bakoresha ari amazi kandi babayeho neza. Ni igikorwa rero gikomeye kandi mwarakoze kuba ni ishingiro ryo kwigira ni igihe ubasha gusubiza ibibazo ufite. Ingero nimba iwawe nta nzara ihari n'imibereho myiza ya buri muturarwanda wese. Rero umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira, mu magambo make nicyo bisobanuye. Uyu munsi turizihiza umuganura watangiye kera mu mateka y'u Rwanda. Umuganura wari umuhango ukomeye ugenga imibereho y'abanyarwanda n'imitegekere y'igihugu, ukaba imwe mu nzira z'ubwiru 18 zariho ku ngoma ya cyami. Umuganura wari inzira ikubiyemo imihango yakorwaga kugira ngo igihugu kigire uburumbuke bw'imyaka. Umuganura ukaba ari igikorwa cyo kwishimira no gusangira umusaruro wese. Ni ukuvuga ngo iyo duteraniye aha uba ari umwanya wo kugira ngo umusaruro twejeje tuwusangire kandi nta n'umwe uhejejwe. Umusangiro ku banyarwanda, ku baturage bose, nta n'umwe wabaga agomba guhezwa. Waje gukoma mu nkokora n'ubutegetsi bwa gikoroni mu mwaka w'1925 wongera kugaruka nyuma y'ubwigenge ariko ukizihizwa mu buryo butanoze. Nyuma yo kubona ko umuganura ari kimwe mu byatumye u Rwanda ruba igihugu gikomeye kandi kitavogerwa, kuko watumaga abanyarwanda bunga ubumwe bakanihaza, leta y'u Rwanda yongeye kuwugarura guhera mu mwaka w'2011. Kuva ubwo umuganura ubu munsi ngarukamwaka wizihizwa buri wa gatanu wa mbere wa Kanama, ukizihizwa n'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abatuye mu mahanga. Ku rwego rw'igihugu umuganura wayoborwaga n'umwami abifashijwemo n'abanyamihango b'umuganura abitwaga abiru b'umuganura. Naho ku rwego rw'umuryango umuganura ukizihizwa ukayoborwa n'umukuru w'umuryango. Uyu munsi twavuga umugabo mu rugo cyangwa umugore mu rugo, kuko ubu ni ubufatanye. Mu miryango yacu tugomba kwizihiza umunsi w'umuganura ukayoborwa n'umugabo cyangwa se umugore. Umukuru w'umuryango akaba ari we uyobora iyo mihango. Abanyarwanda babaga bashimira Imana uburumbuke bw'umuryango, imyaka n'amatungo yabahaye, baganuza umwami amata, amasaka n'izindi imbuto nkuru arizo buro, inzuzi n'isogi, ariko bakongeraho n'ibindi byose byabaga byeze muri icyo gihe. Habaga ibirori byasozwaga n'igitaramo cy'imihigo, umwami akamurikirwa umusaruro
uturutse impande zose z'igihugu muri icyo gitaramo cy'umuganura. Abakoze neza barashimwaga, ibigwari nabyo bikagawa. Cyaraziraga kugira uwima cyangwa uheza ku munsi uhezwa ku munsi w'umuganura. Ngira ngo ibi byakozwe, mwabonye yuko muri iki gihe umuyobozi w'akarere yamurikiwe ibyo mwakoze. Ni ikigero rero cyerekana ko na kera abaturage bamurikaga umusaruro bejeje bakawumurikira umwami, ukaba ari umuhango wabaga ugamijwe kureba abakoze neza. Abakoze neza ni ukuvuga ngo abitabiriye umurimo, ukananenga kandi ababaye ibigwari. Ibigwari uyu munsi twavuga ba bandi birirwa kuri santere ukabasanga mu rugomo aho kugira ngo bakore, ba bandi bateza umutekano muke, abo ngabo ni ibigwari. Uyu munsi rero abo ntabwo n'ubundi twavuga ko tutagomba kubagaya, tunabashishikariza ko kandi ubutaha bagomba gukora rero. Ababaga bakoze neza barashimwaga. Icyo gitaramo cyari kigamije gushima. Uyu munsi rero turashima natwe abakoze bakomerezaho. Umuganura wabaye inkingi ikomeye mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda no mu mibanire yabo n'Imana, biciye mu muhango, mu migirire n'imihango yakorwaga n'umwami cyangwa umugabekazi mu birori by'umuganura. Wabaye rero inkingi ikomeye. Twongere twibuke yuko inkingi y'ubumwe niyo moteri ya byose. Ubumwe niryo shingiro ry'iterambere, ubumwe niryo shingiro ry'imibereho myiza. Umuganura murumva yuko ari umunsi ukomeye wari ngombwa kugira ngo uhabwe agaciro, uhabwe n'uyu munsi. Nyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge, Abanyarwanda bakomeze kuwizihiriza mu miryango, ariko udahabwa agaciro nk'uko twahoze tubivuga. Leta y'u Rwanda yaje mu 2011 kuwuha umunsi, ari nabwo kugeza uyu munsi turimo twizihiza umunsi w'umuganura. Uwo munsi w'umuganura wari uwo kunga ubumwe, gukunda umurimo, gusabana, gufatanya no gufashanya n'izindi. Izi zikaba ari indangagaciro z'umusingi w'iterambere. Iyo harimo ubumwe, harimo gukunda umurimo, harimo gusabana, harimo gufatanya, harimo gufashanya, twese ntawe usubira inyuma, twese dukataza mu iterambere, twese tugera ku mibereho myiza, twese twihaza mu biribwa. Umuganura ni inkingi ikomeye mu mibereho y'Abanyarwanda kuva mu myaka ya kera kugeza ubu, kuko akamaro n'agaciro byawo byatumye abasokuruza bacu bagenda babuhererekanya, natwe tukaba tukiwizihiza. Uyu munsi ni umunsi ndangamuco ukomeye mu buzima bw'Abanyarwanda, ukaba warabaye ifatizo rikomeye ryo kubaka u Rwanda no guhuriza hamwe abana barwo. Iyo turi hano twishimira ibyo twagezeho, twungurana n'indangagaciro, ari nayo mpamvu byabaye ifatizo, umuganura wabaye ifatizo mu kunga Abanyarwanda. Ibyo turabizi neza yuko Abanyarwanda habayeho igihe kirekire cy'uko bagiye bacirwamo ibice bitewe n'imiyoborere mibi. Rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo dukomeze ubumwe bwacu buganisha ku miyoborere myiza. Kwizihiza umuganura muri iki gihe byarenze imbibi zo kwita ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, bigera no mu zindi nzego zireba ubuzima n'iterambere by'Abanyarwanda: ubuvuzi, uburezi, ikoranabuhanga, imikino n'imyidagaduro, ubucuruzi
ibikorwa remezo. Murumva yuko ibi bice byose ni ibice bigeze imibereho myiza y'Abanyarwanda. Uyu munsi rero umuganura warenze ku cyiciro cy'ubuhinzi n'ubworozi, ujya mu buvuzi, mu burezi, mu ikoranabuhanga, mu mikino n'imyidagaduro. Ibi byose bikubiye hamwe bigize iterambere ry'umunyarwanda, iterambere ryacu. Rero uyu munsi turawushima, tushimira na leta yacu kuko yawuhaye agaciro, kandi ukaba ari umunsi wongera kutwibutsa ko tugomba gukataza mu kwiteza imbere. Turasabwa kwizihiza umuganura dukomeza kuzirikana uruhare rw'umuco mu rugendo rwo gushimangira ubumwe. Umuganura isoko ry'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Nk'uko twakomeje tubivuga, iyo abantu bakoreye hamwe babasha kugera kuri byinshi, babasha kugera ku murimo unoze. Iyo abantu bakoze biteza imbere ubwabo, bikarenga, bakanateza imbere igihugu muri rusange, bityo gahunda za leta zo kwihutisha iterambere rikagerwaho. Ni umwanya mwiza rero ku Banyarwanda twese wo gusabana mu muryango, tukarebera hamwe ibyo twagezeho, ibitaragezweho, tukiha ingamba zo kubikomeza. Umunsi nk'uyu, umwaka utaha umunsi nk'uyu, tukaba twizihiza uyu munsi nta na kimwe tutagezeho, twishimira ibyo twagezeho, twishimira ko twakosoye ibyo twari twarakoze nabi. Rero uyu munsi w'umuganura isoko ry'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Umunyarwanda agomba kwigira iwe, igihugu cyacu cy'u Rwanda kigomba kwigira. Kwigira ni ukwihaza mu byo umunyarwanda akeneye, mu byo igihugu gikeneye. Igihugu kigira iyo ibyo gikeneye cyose kibasha kubikora kitarinze gusaba inkunga z'amahanga, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Leta y'u Rwanda yifuza ko umuganura ukomeza kutubera inkingi y'ubuzima ikomeye. Abanyarwanda twese tukazirikana urugendo turimo rwo kunga ubumwe, kwigira no kwiteza imbere. Umuganura ubumbiye hamwe indangagaciro zose ziranga ubunyarwanda, harimo gukunda igihugu, kunga ubumwe, kwitabira umurimo. Umunyarwanda mwiza, umunyarwanda ufite icyerekezo cyiza, n'ukunda igihugu. Iyo ukunze igihugu uba wumva nta wahungabanya umutekano w'igihugu. Iyo ukunze igihugu uba wumva warwanya ubukene, uba wumva warwanya imibereho mibi yose. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda ufite indangagaciro yo gukunda igihugu agomba gukorana n'abandi, bagahuriza hamwe imbaraga, akagera ku ntego, tukagera ku ntego igihugu cyacu kiba cyadushyiriyeho. Intego ya mbere niyo gukataza mu iterambere no kugira umutekano no kubaho neza. Kunga ubumwe ni isoko y'ibyo byose. Kwitabira umurimo, iyo witabiriye umurimo ubasha kurwanya ubukene. Izo ni indangagaciro zigaragaza ko ari ingenzi ko tugomba kongera kwibuka uyu munsi, gukunda igihugu, gukunda umurimo, kunga ubumwe. Umuganura kandi ni isoko y'ubumwe kubera ko udufasha gucika ibizazane no guteganya ibyo tuzakora, tukaganura mu yindi myaka.
umuganura kandi ni ishingiro ryo kwigira kubera impamvu imwe ikomeye. Mu muganura abanyarwanda bishimira umusaruro wabo ubwabo kandi ni ukuvuga ngo iyo turimo tuganura tugomba no guteganya ibihe bizaza kugira ngo ibihe bizaza tutazagira inzara. Mu midugudu dutuye turakangurirwa kwizihiza umuganura turushaho gushyira hamwe imbaraga duharanira iterambere ryacu n'iry'igihugu muri rusange. Ni umwanya mwiza wo kurebera hamwe ibyo twagezeho n'ibyo twifuza kuzageraho twitabira gahunda za leta zidufasha kwiteza imbere. Mu miryango umuganura nube ibirori byo kuduhuriza hamwe. Turebe ubu ni mu miryango yacu dutuyemo, n'ubu umwanya wo kugira ngo turebe uko abana bacu twaganura ku byo twejeje, abana bacu ntibagire kugwingira, abana bacu ntibagire kudakura neza kandi twakoze. Ni umwanya mwiza rero wo kurwanya imirire mibi, kurwanya igwingira. Ababyeyi barasabwa kurushaho gutegura amafunguro afite intungamubiri zuzuye, kubera yuko umwana iyo agwingiye n'umusaruro yari buzatange uragwingira. Ibyo rero nk'abanyarwanda nk'umuco wacu ni umwanya mwiza wo kurwanya igwingira. Hehe n'igwingira. Turasoza tuvuga yuko kwizihiza umuganura ni ugusubira ku isoko y'umuco wacu tukavomamo ubumwe bushobora kutugeza ku iterambere rirambye, bushobora kutugeza ku kwivana mu bukene, bushobora kutugeza ku kwivana mu makimbirane. Iyo abantu basangiriye hamwe mu miryango, n'amakimbirane mu ngo agomba kuranduka. Kugira ngo nituva hano mugende musangire mu ngo, umugabo n'umugore bashwanaga biyunge, kuko twabonye yuko umuganura ari umusingi w'ubumwe, kandi ubumwe niryo shingiro ry'iterambere. Murakoze. Gahunda ivuga ngo hehe n'igwingira ibidusaba, dufatanye kandi mu kurwanya indwara zitandukanye zishobora kuba zaba zifite aho zihurira n'imirire mibi. Ibi mwatweretse hano bikwiye kutubera umusingi mwiza wo kugira ngo abana bacu ndetse natwe abakuze dukomeze kwihaza mu biribwa kandi dutegura indyo yuzuye kugira ngo idufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza. Umuganura rero nukomeze gushimangira ubumwe bwacu nk'abanyarwanda, ukomeze ubishingiro ryo kwigira kwacu. Dushima cyane ko ibikorwa byateguwe hirya no hino mu midugudu dutuyemo. Turushaho rero gukomeza gushyira hamwe imbaraga zacu, duharanire iterambere ryacu ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Umuryango rero umuganura umwanya mwiza wo gusabana, ababyeyi baganire n'abana babo, bisuzume kandi bakorere hamwe igenamigambi ry'umuryango. Ibyo bizatume umuryango urushaho gukomeza kwiteza imbere, wihaza mu biribwa ndetse wikemura ibibazo bijyanye n'imibereho myiza ndetse n'ubukungu. Mu gusoza rero muri uyu mwanya nagira ngo nongere mbifurize umuganura mwiza, ariko nabibutsa kuzigamira ejo hazaza. Ku byo twaronse umusaruro w'ibyo mwatweretse byose tuzigame, kugira ngo ejo hazaza tuzabashe kuba nabwo dufite imibereho, dufite ibiribwa. Tugerageze rero gukomeza kubahiriza gahunda zitandukanye z'igihugu cyacu kugira ngo dukomeze kucyubaka tuzirikana indangagaciro, aho
umuganura ukwiye kutubera inzira nziza yo gukomeza gukunda igihugu, kunga ubumwe, kwitabira umurimo no kuwunoza, ubupfura, ndetse tugakomeza guharanira kwigira. Nagira ngo rero nsoze bifurize umunsi mwiza umuganura, tuganure, tuganuze kandi tuganuzanye. Murakoze, ndabashimiye. Twongeye kubaha ikaze inshuti mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Agribusiness TV Rwanda. Uyu munsi turi mu karere ka Kamonyi, niho twabashije kwizihiza n'abaturage baho umunsi mwiza umuganura. Turi kumwe rero n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, turabakiriye kuri Agribusiness TV, umuyobozi wacu. Murakoze cyane. Yego, uyu munsi mwawubonye ute? Mu by'ukuri umuganura usobanuye iki kubesa mihigo ba Kamonyi? Murakoze, uyu munsi ni umunsi mwiza. Yego. Umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kuganura, ni umunsi wo kuganuza, umunsi wo kuganuzanya. Yego. Umunsi wo kwishimira umusaruro twagezeho. Yego. Ariko ni n'umunsi wo kongera guhiga, abantu bakicara bagatekereza ibitaragenze neza muri uyu mwaka utambutse, aho abantu batabashije kugera ku ntego. Kamwanya mwiza no kugira ngo twongere twicare dutegure neza ku buryo umwaka utaha, umuganura w'utaha uzarushaho kuba mwiza kurusha uyu munsi. Nibyo rero kubesa mihigo ba Kamonyi, umuganura uvuze ibyo nari mvuze, kandi nk'uko mwayibonye turawishimiye cyane. Abaturage barishimye, barejeje, bafite ibyo kurya, bafite ibyo gusangira n'abaturanyi babo. Muri rusange ni umunsi twishimira cyane. Wabwira iki abesa mihigo ba Kamonyi ariko bari mu nzira y'ubuhinzi n'ubworozi bubyara inyungu, kuko ibyo bitakozwe ntabwo twaganura? Urakoze, icyo twavuga ni uko hakomeza kongeramo imbaraga kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi bukomeze gutera imbere, ndetse nk'uko mwanabyumvishe twakomeje ku ruganda twujuje ku bufatanye n'umufatanyabikorwa hariya ku Mukunguri. Ni uruganda rero rutunganya ibyo kurya by'amatungo. Icyo ni ikigaragaza yuko bagiye kubona ibyo kurya by'amatungo bibegereye bishobora kuba byabafasha. Ibyo ni mpamvu twanabigarutseho kugira ngo bitabire kugaburira amatungo ibibasha kuyafasha gutanga umusaruro mu buryo buhagije. Umuyobozi, turabashimiye. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Yego yego. TV Rwanda turi i Kamonyi, turi kumwe nande mu by'ukuri? Muri kumwe na Ntezirya Evariste. Yego. Uhagarariye uruganda rutunganya akawunga rukorera ku Mukunguri, rwitwa Mukunguri Maize Flour. Yego. Rukaba rukorera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina. Urakoze. Bati dufite uruganda rutunganya ifu iva mu bigori, kandi ibigori ntabwo twabona iyo fu tutakoze ubuhinzi bw'ibigori bubyara inyungu. Ibyo bigori mu bihinga he se mukorana, muba muri in partnership n'abande? Yego, kugira ngo mugere ku ruganda ibyo bigori mwabihinze mute? Mufite hegitari zingana zite? Uruganda rwavutse ku gitekerezo cy'uko twabonaga hano muri aka karere k'amayaga, akarere ka Kamonyi, muri Mugina, ndetse Mugina ihana imbibi n'umurenge wa Kinazi wo muri Ruhango. Yego. Agace k'amayaga kera imyaka, mu myaka yera harimo n'imyaka y'igihingwa cy'ikigori. Yego. Tukaba dukorana na koperative. Hari koperative yitwa Indatwa za Kamonyi. Yego. Iyo ni koperative ifite ubuhinzi bugezweho kandi bwiza, nayo iri hagati ya Mugina na Kamonyi na Rugarika. Ikaba yeza ibigori ku gipimo cyiza. Tukaba dukorana kandi na koperative zo muri Ruhango. Hari koperative ihari yitwa Biyunze, nayo ihinga neza, ndetse n'abahinzi babigize umwuga turabakira. Tukaba rero uruganda rwaraje ari igisubizo cy'isoko rirambye kandi rufatanya
n'ubuyobozi bwite bwa leta mu gukataza mu iterambere no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Iyo myaka yahingwaga rero hari igihe rimwe na rimwe yaburaga isoko, yego uruganda rukaba rwarashinzwe rukaza ari igisubizo cyo kugira ngo rube isoko rihoraho ku bahinzi duturanye nabo. Yego, mubona ingano y'ifu y'ibigori abaturage se ba Kamonyi na Ruhango babasha bo ubwayo kuyigura ikarangira, cyangwa se murenga uturere mukaza n'i Kigali yenda mukaba mushobora kuba mukorana exportation mujyana n'ibindi hanze? Isoko ryo rihagaze, guhinga ni kimwe, gukora uruganda ni kimwe, gukura ifu y'ibigori mu bigori ni ikindi, noneho kugurwa kugira ngo twiteze imbere. Kwiteza imbere ni byiza kandi ni nawo murongo turimo. Warumbajije isoko, yego nibyo koko ijya kurisha ihera ku rugo. Ubu ngubu abaturage ba Mugina, iyo ugeze ku Mugina ukagera Kinazi aho navugaga, aho hatwegereye, barangije kwiyumvamo iyi fu dukora mu bwiza no mu buryohe. Ikaba ari ifu ifite ubuziranenge, igenda igaba amashami hirya no hino. Nagira ngo nkubwire yuko uyiriyeho ubu ngubu Abanyamuhanga irahari hariya Muhanga mu mujyi, yego ukambuka ukagera mu bice bya Ngororero, irahari kandi buri cyumweru tubona komande zabo. Tukambuka tukagera mu mujyi wa Kigali ndetse n'i Musanze. Ndetse dufite gahunda yo kwagura. Iyo ukoze uruganda rero ntabwo rukorera aho utuye gusa, ahubwo rugomba kuba igisubizo cy'ibiryo muri rusange. Rugomba kuba igisubizo kimwe mu bisubizo igihugu gifite. Niyo mpamvu duteganya kugera mu ntara zose z'igihugu, ku buryo hose tuhagaba amashami, ndetse no muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri tubigiramo uruhare. N'ubu hari gahunda ifatika ihari yo gukorana na IAGS. Warumbajije mu kwambukiranya imipaka, yego urwego rwa international, ku rwego mpuzamahanga. Nk'umuntu uyihagarariye kandi wumva neza ubucuruzi, hari icyo bivuze gukora exportation, ujyana ibicuruzwa hanze. Hari icyo bivuze ku nyungu z'uruganda no ku nyungu z'igihugu. Ibyo nabyo turabiteganya, kandi tuzabigeraho. Murakoze cyane gufatanya na leta, gukura abaturage mu bwigunge, dufatanya kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi, cyo kimwe n'izindi zose ziterwa n'ibura ry'ibiryo bikeya. Murakoze. Abataramye bagatarama, uyu munsi turi kumwe n'umutaramyi waduteguriye umuvugo mwiza ujyanye n'umuganura. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Nyampinga Marie Yvonne. Nyampinga Marie Yvonne, uyu munsi wateguye umuvugo, turagira ngo uwubwire rubanda nyamwinshi maze bumve nyine icyo umuganura uvuze. Yego. Umuvugo: umunsi mwiza w'umuganura kuri mwese. Ndaje ndangurira ijwi ryanjye kandi ndaje mvugane namwe, mvuga ibyiza by'uwo muco nyarwanda. Yo umuco ndata si uwica, ahubwo ni umuco mwiza. Umuganura ni umuco usumba inabi. Umuganura mwiza abashyitsi bahire, dusangiye isano duhuriye ku gukunda u Rwanda. Yo mureke mbabwire iby'uwo muco wacu, tuwukesha umubyeyi wacu ari we Nyakubahwa Paul Kagame. Yaduhaye amashuri turiga, duha amavuriro turivuza, aduhagira inka, bwaki iwacu ku Mugina yaracitse. Iyo mubyeyi mwamunganya iki? Ni umubyeyi uturutira abandi, inkoramutima yanjye, byuzu bizira ishyashya, amizero y'ejo hazaza. Reka nsoze ngana Kigorora, mwebwe nkumburwa nkunda, tuzongera dusubire. Yari umusizi usiga bagasigara basiganuza, ari we Tumukunde Marie Yvonne, muhorane Imana. Nawe uhorane Imana. Tumukunde Marie Yvonne, twese tumukomera amashyi di. Kamonyi mumeze neza?
umuganura wari sawa sawa. dukomeze tugire umubyeyi Paul, ariko ko nta mbaraga. Twese dukomeze tugire umubyeyi. Yego, murakoze cyane. Harya aha ni mu karere ka umurenge wa